kubwaho mbona umugisha, mana ndindira muri wo, uzasange nyiwurimo. Noneho naho wahamagariwe, abo mwahamagaranwe udashyizemo ibikomere, noneho igitangaje ukabihumure ryaburusha ibibazo. Amen. Ukabihumure ry'abantu urusha ibibazo. Kugeza ubwo n'uyu munsi bavandimwe, reka ibi bintu ntitubyoroshye. Yego. Ntabwo byoroshye. Iri vugabutumwa rirarushya bene data, iri vugabutumwa rirarushya. Ivugabutumwa rirushya kuruta ibigeragezo. Yego. Je, ivugabutumwa rivuna kuruta kuribwa n'inzara. Ivugabutumwa ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Tubifurije ishya n'ihirwe n'imigisha ituruka ku Uwiteka, nk'isezerano Imana yasezeranyije abayikunda. Turi mu isi dufite umurage, hari icyo Imana yagiye ivuga ku bantu yashyize mu isi, kandi turabizi neza ko ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana ni umuyobozi, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Kandi igitunezeza uyu munsi Imana ntabwo igaragara mu buryo bw'umubiri, n'ababana nayo bayibana nayo mu buryo bw'umwuka. Rero Imana yadushyize muri iyi si, ariko dufite uburyo abera tuganira n'Imana kandi tukamenya ikiri ku mutima w'Imana. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, ndi kumwe na mwene data Jeanne Kwizera uri kudufasha ngo bigende neza, nayo Imana imuhere umugisha ku murimo utoroshye akora. Amen. Anise turakwakiriye. Yesu abaho umugisha. Amen. Nakire bene data bashobora kuba baje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, cyangwa abari bamaze iminsi badahari. Rero niba mwaranyuzwe n'ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, kubyihererana wenyine si byo, ahubwo bisangiza abandi kugira ngo twese dufatikanye kubaka ubwami bwa Kristo. Uyu munsi hari ijwi rya Niseti uri kuryumva mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyangwa ijwi rya Marcel. Hari igihe dushobora kuzava mu isi, aba bose batwumva tutarabonana. Yego. Ariko ibyo twavuze mu buryo bwo kubabwiriza ubutumwa bwiza, ndabizi neza ko ni umuyoboro, ni inzira nziza ituganisha kuri Kristo. Rero niba waranyuzwe, bisangiza abandi, uba ukoze umurimo mwiza w'ivugabutumwa, kandi Imana izabiguhera amakamba. Hari na bene data batarakora subscribe, kandi kuyikora nibyo, nimuyikore nubwo baba bumva ko badufashije, ariko ku rundi ruhande nabo bawifashije, kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha kumenya icyo umwami ashima. Niyo baba babifata muri iyo context ko badufashije, buriya kudufasha byabagwa nabi byo. Hoya. Ntabwo byabagwa nabi. Hari abantu banga kubikora ngo bari gutera inkunga. Nabo baba biteye inkunga, ariko abantu benshi bakora ikintu bagikoreye abandi. Tereka njye gusenga mu rugo batambona nabi. Tereka njye muri korali perezida atampagarika. Ubwo pasiteri ntiyambajije impamvu ntaje, nuko tubikorera ntuza. Ariko umuntu akwiriye kwizirikana. Amen. Yesu abaho umugisha. Noneho reka sabe bene data turi kumwe muri iki kiganiro, mwe muri kutwumva muri mu mirimo itandukanye, mwaba muri kugenda mu muhanda cyangwa muri mu mirimo isanzwe. Reka tubasabe noneho dutegure imitima, hanyuma imitima yacu tuyerekeze kuri Nyagasani, kugira ngo tubone uburyo dusabana nawe. Anise, reka tubasabe mutubere mu isengesho, kandi burya gusengera abantu mwakunze kubisobanura kenshi, mwavuze ko mudasengera abantu ahubwo musengana nabo. Musengana n'abantu. Yego. Noneho reka dusengane. Turagushimiye Mana y'urukundo, Imana umuremyi w'isi n'ijuru, Uwiteka Jehova Shama, turaguhimbaje. Izina ryawe niryo zina risumba ayandi mazina yose yabayeho n'ariho, kuko uri Kristo, uri uwera w'ukuri, uri Yesu umucunguzi wacu. Tugushimiye ko wadukunze ukatwiyegereza, ubuntu bwawe ukabuduha ngo bube busaze kuri twe. Niyo mpamvu dusabye ngo umwuka wera w'Imana agwire, aganze, namara kuganza akwire, kugira ngo imitekerereze y'abatwumva natwe ubwacu byose byagurwe n'ubwami bw'Imana. Tubisenze ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. Yesu aduhana umugisha. Amen. Anise, hari ikintu ngirira amatsiko, kandi mwacintanzeho rimwe na rimwe, hari igihe mba numva nababaza ngo bimera bite, nubwo nyine ntabyumva nk'uko mubyumva. Ibiki? Kugenda mu ndege bimera bite?
biterwa n'uwuriwe. Biterwa n'uwuriwe, bigaterwa ubundi nta rugendo ruryoha, ahubwo haryoha intego yarwo. Intego y'urugendo. Intego y'urugendo niyo iryoha, kandi uko niko kuri. Aho ugiye, uburyo ugiyemo ntibiryoha nk'intego y'urugendo. Yego. Nagiye mu ndege inshuro nyinshi cyane, ariko intego y'urugendo niyo yandyoheraga kuruta izindi. Ko niba ugiye mu ndege, umwe agiye gutembera, undi agiye kurangura, undi agiye gutabara, undi agiye kwivuza, undi agiye mu ivugabutumwa, ibyo bintu ntibiryoha kimwe. Njyewe rero iyo ndi mu ndege ngiye mu murimo w'umwami, yego, aba ari ikintu gikomeye. Burya njye ikintu gitangaje, urugendo rwanejeje mu gihe maze nkora ivugabutumwa ntabwo ari urwo mu ndege, ahubwo ni igihe nakoraga ingendo zambuka inyanja ndi n'ubwato. Nagendaga ntekereza nkavuga nti bambuka inyanja ya Kaperinawumu, bambuka Genezareti, bambuka inyanja ya Galilaya. Numvaga nyine ndi kugenda ndenga inyanja tujya mu ivugabutumwa nuko. Hanyuma mu ndege burya ni ibisanzwe, ntabwo bisanzwe nk'imodokari, ariko nta n'ikidasanzwe cyane. Yego. Imana yagiye ibivuga kenshi ko nzagenda mu ndege, nyine nkibaza aho bizanyura, ariko nzi neza ko Imana izabikora. Ubu uyu munsi rero noneho tugiye kwinjira mu bintu bidasanzwe mu Rwanda. Mwamenye ko tugiye kujya dutembera mu ndege tuzikoresha taxi. Ziriya drone barimo baraverifiya. Ntimuzatekereze ko ibintu byose Imana yavuze muzategereza ko ibisohoza. Hari igihe nawe ubwabo wagira uruhare mu gusohora kwabyo. None se ubu ntiwapanga urugendo ukamanuka ukajya gusura ababyeyi ku ivuko ukagenda n'indege? Nta kintu mbibonamo kidasanzwe, kuko tuba turi kumwe mu ndege n'abantu bayibonye hovyo. Ntabwo abantu bose bagenda mu ndege ari isezerano. Ni naho dutandukanira nabo, kwicara mu kintu Imana yavuzeho no kwicara mu kintu wihaye. Ntabwo ibyo bintu ntibingana. Mu ndege rero harya ubwo uzajya uhitega uvuye i Nyarugenge uje i Kinyinya? Bizakunda, si taxi se. Anise, nabitekerejeho maraho umwanya mbitekereza. Ni ibintu bigiye kuba bwa mbere muri Afurika. Hanyuma njye mpita nkurura igihugu cyacu cy'u Rwanda kimaze hafi imyaka 30 n'ingahe navuga ngo kibayeho. None uyu munsi tugeze ku iterambere, navuga ngo turusha ibindi bihugu byari bikomeye, byagiye bibaho mu myaka iruta twebweyo. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ibayeho, sanga ni igitangaza gikomeye. Sanga Imana yadutekerejeho ibinyujije mu bayobozi batuyobora. Gusa politikoma njyewe sinjya nemera ko hari igihugu kiturusha cyangwa twebwe turusha, kuko tubarusha kimwe baturusha ikindi. Buriya politikoma njye niko mbitekereza. Tubarusha kimwe baturusha ikindi. Hari aba tugiye gukora izo taxi za jet nk'uko mubivuze, izo jet tour, ingendo z'indege, ariko hari n'abafite amagare ya moshi bagenda muri train natwe tudafite. Hari iterambere ry'ibihugu byinshi bigenda bigeraho, kandi mu by'ukuri u Rwanda rufite ishusho nziza. Ni igihugu cyo kwifuzwa. Uzi kuba mu Rwanda ukijijwe, ukize, uri inyangamugayo, ubayeho neza. Iki gihugu kiraryoshye cyane. Ukize, ukijijwe, uri inyangamugayo. Yego. Umuririmbyi yaririmbye ngo urupfu nirushaka uwarwo. Gitumbira Yesu. Yego, urupfu nirushaka uwarwo. Hari ikintu tujya dukwepa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari impanuka runaka ishobora kubaho wabonaga itagusiga, ariko ukabona urayikwepye. Nayo iri mu magare igihumbi. Nayo iri mu magare igihumbi. Ugahura na byinshi. Reka ngutangeho urugero. Uyu munsi uburozi wariye wowe bwagombaga kuguhitana byanze bikunze, cyane ko warungurutse no mu rupfu cyane pe. Ako naraburiye kwera, ariko bantuza barabumpaye wa. Ariko noneho igitangaje, nawe ushobora kuzarama, kuko nawe uzisimbutse kenshi. N'ubu ndaramye, n'uyu munsi uraramye. Anise, uyu munsi navuga ngo mwivuga butumwa, uburyo bwari bwo bwose vuga butumwa ryakorwa,
njyewe uyu munsi ndimo mbabazwa n'urupfu rwa Gogo. Ego Gogo sinzi igihe yari amaze mu ivugabutumwa, ariko nta gihe gishize abantu bamumenye. Bamwe bagize amarangamutima ngo ubu nibwo yaratangiye kumenyekana, nibwo yaratangiye kurya ku mafaranga, nibwo yaratangiye ibi n'ibi, none Imana ihise imujyana. Biteye agahinda, biranababaje. Ikigero cyo kubaho k'umuntu ubundi twahagipima mu buhe buryo? ubundi urupfu rumaze igihe kinini rukora, ariko ntabwo abantu rukoreramo bari barwakira. Yego. Kuko ntiturabona uwapfuye ngo amare nibura n'ukwezi azagaruka tubwire nibura urugendo akoreye aho yari yagiye, uburyo byari bimeze, uburyo byari biri. Abantu benshi barabitinya, ko abantu batinya gusiga ababo, abantu batinya gupfa batageze mu nzozi barotaga, abantu batinya gusiga ibyo bakoreye, abantu batinya. Ariko mu by'ukuri igihe umuntu yapfuye dutangira kurira, ugiye aheza aribwo atangiye kwishima. Yego. Ntabwo nzi behind y'ubuzima Gogo yari arimo, ariko ikintu cyo nzi cyo ni kimwe, nuko uko agiye biraruta uko yari kugenda iyo ataza kuba amenyekanye. Uko agiye nibyo byiza. Biraruta uko yari kugenda iyo ataza kuba amenyekanye, ko amaze iminsi y'injoyinga umunezero runaka, abona ko Imana isezeranye igasohoza. Nubwo hari amasezerano menshi abantu dutegereza mu isi tutazabona, kuko Imana ikunda isezerano rikuru kuruta irindi ryo kuboneka k'umwana w'intama w'Imana. Rero mushiki wacu aruhukire mu mahoro, Imana imuhe guturiza hamwe n'abera bandi basinziriye mbere ye, kandi natwe turi inyuma ye. Kuvuga ngo mu ivugabutumwa, Gogo ni umubwirizabutumwa. Yari umubwirizabutumwa, kandi ku rwego rwanjye mbona ko ari sawa, kuko bwa mbere yakurikirwaga n'ingeri zose, abakijijwe n'abadakijijwe. Kumva ijambo rimwe rero avuze riganisha kuri Kristo ryari rifite umusaruro mwinshi cyane. Ko yasaga n'umukomediye, ariko icyo kirere rero yakoreragamo yakivugiragamo ubutumwa bukagera kuri buri muntu wese, kuko burya ntuzigere urwana n'icyo ushaka kuvuga, ahubwo uzarwane no kukivuga. Ntuzanicuze ngo ibyo uvuze abantu ntibabyumvishe, ahubwo uzicuze utavuze icyo wagombaga kuvuga. Niba icyo yagombaga kuvuga yarakivuze, akwiriye gutaha. Uburyo bwose yatahamo, aho yatahira, akwiriye gutaha. Natwe nuko turi. Nicarana niteguye, numva nagenda singaruke, najya muri misiyo runaka singaruke, kuko umuntu wese uriho, umubiri uwufate nk'ideni ry'urupfu. Wari ubivuze rero ngo urupfu nirushaka uwarwo, ninde se? Ni mubiri nyine, ko agomba gupfa, bugingo nibwo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Amen. Kuvuga rero ngo umwana w'umuntu ngo arama igihe kingana iki, Yobu yarakivuze, nubwo Kristo yabaye nk'ubihinduraho. Erega nimba ivuga mujye mubyemera. Yobu yaravuze ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito, nacyo cyuzuyemo imibabaro. Hari kera Kristo ataraza, haga abantu bose bafite imibabaro. Reka da, ibyo ntimuzabitekereze. Hari abantu batazi ngo kubabara ni iki. Imana ijya iduha gusobanukirwa, umwuka wera bidufashemo. Ndashaka ko tuganira ku kintu kiri ku bintu by'urupfu. Nitwa Jeanne Kwizera. Hari akantu ushaka kubabazaho, ko hari igihe nganira na bene data, habwira uti ngende umutaju, nkabona barikanze, ibyo nkabona ashatse kumbwira uti wowe uzitahire, njyewe ndacyakorera Kristo hano. Ibyo bintu haba harimo igiki? Mba numva ari ukuntu abantu batinya urupfu, batinya bavuga ijoro, ariko bagatinya kurijyamo. Mu gisirikare habamo inzego nyinshi. Reka twifashishe urwo rugero, nirwo abantu bashobora kumva. Harimo abo twita ba militari bashinzwe umutekano w'abandi basirikare, imyitwarire. Hakaba
abakora muri Air Force sibyo, abarwanyi bo mu kirere, hakaba n'abari muri Land Force, igisirikare kiri hasi sibyo, ariko hari n'abari muri garde presidentielle, abajepe barinda perezida. Ibihugu byinshi umukuru w'igihugu, noneho tugera iwacu, ni umukuru w'ingabo ndetse w'ikirenga. Yego. Si byose ni n'umutoza burya w'intore w'ikirenga. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki, abasirikare bose baba bari munsi y'ukuboko kwe. Twongeraho ngo bakorera igihugu, ariko muri destination y'umukuru w'igihugu. Bo nshobora kuba mbivuze uburyo butoya pare raporo nuko biri, ariko reka nkubaze, abo bo muri Land Force, izo ngabo zirwanira hasi sibyo, zirabungabunga imipaka, burya bashinzwe no kurinda n'imbibi z'igihugu. Nituvuga imbibi n'ingano y'ubutaka, ubuso. Noneho hari uva hano akajya gukorera mu ntara runaka ntituyivuge, bose reka tuvuge ko bakorera perezida. Yego. Ari ukuba ukorera perezida, ukorera mu Mutara cyangwa Icyangugu, muri Nyungwe cyangwa Nyabihu, i Rubavu cyangwa se mu Birunga, no kuba ukorera perezida mu bana, wahitamo iki? mu bana. None se niba abo, ntanze urugero rw'igisirikare, kuko natwe turi abasirikare ba Kristo, ko ijambo ry'Imana rivuga. None se kuki bashima gukorera umutware bari kureye? Badashaka gutaha. Kuki badashaka gutaha ngo bakorere barebe n'umwami bari kumwe? Uzi ko bibaye ibyo hari abantu bajya mu retirement bakaburana, bajya babwira uti imirimo yanyu murayisoje, mugiye kuba abajyanama runaka, kuko hari uburyo bashobora kuba nk'abajyanama runaka mu buryo runaka, ariko bakandikirwa retirement nyine ko imirimo yabo bayisoje. ni ukuvuga iki? Abantu benshi bakorera inaha badakunda ijuru ni abakunzi b'isi. Bose ni abakunzi b'isi. Mbabwije ukuri, ibingibi amarangamutima yanyu birayagora kubyakira, ariko that is true. Nta n'umuntu w'umukristo uba ukwiriye gusenga asaba kurama. Ubu bararakara bajye gukomplayininga, nta muntu w'umukristo uba ukwiriye gusenga asaba kurama, kuko kurama ni igisobanuro cy'uko ukunze aho uri. Yego. Umukristo rero agira iwabo. Amen. Ahangaha dutuye, inzu ubamo, indege mugenda zimwe Marcel yavugaga, amatreni mutega, bimwe nababwiraga, amaofise murimo, mutari mu ijuru hose ni mu gasozi. Aho si iwanyu. Yego. Nibyo. Aho ni mu gasozi, burya niyo nzu ryamamo, icyo kimatera cyiza ni mu gasozi. N'ikimodoka agenda. Icyo kimodokari cyiza ni mu gasozi. Aho hose ni muri risk zone. Ni mu gasozi, uhabanya amakuba, umubisha wawe yahagera. Ni irushanwa ko ubuzima bw'abantu bari mu isi ni competition. Kristo yarabivuze, Pawulo arabyandika, aravuga ngo iyo igishyitse gishyitse, bya bindi bitari bishyitse bihera ko bikurwaho. Isezerano rikuru rero nuko wizeye Kristo azabana nawe. Amen. Aho Kristo ari niho data ari. Aho ari niho abizera bazajya kuba. Amen. Umuntu utinya kubana na Kristo aho Kristo ari, yego, akunda isi. Yego. N'uw'isi. Hanyuma rero Pawulo yaravuze ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Amen. Eh. Imana ishimwe. Anise ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo rivuga ngo inzira z'Imana. Naraye mbitekerejeho mu masengesho twaraye dukoze atambuka ku ijwi ry'umukanguzi ya live. Twibutsa abantu ko tugira amateraniro ya live buri wa kabiri na buri wa kane amasaha ya saa sita kuri standard time yo mu Rwanda. Yego. Mwaravuze muvuga ku nzira z'Imana, hari n'abantu bajya bavuga ngo inzira z'Imana zirenze ibihumbi, abandi bakavuga ngo inzira z'Imana ngo ziruta imyenge ya supanete. Uvuga uko nguko ni uburyo nyine aba yaragiye abona Imana atatekerezaga ko ariho hari kunyura. Murangije muravuga ngo mu nzira z'Imana Abisirayeli bari gutaha, mu nzira banyuragamo imbere yabo hari Yeriko.
murabyibuka ko mwabivuze. Yego. Mu nzira z'Imana tugenda duhura n'ibigenda bitunaniza twebwe, ariko muri izo nzira z'Imana bikadusaba ko natwe tugenda turwana. Nabitekerejeho bari Yeriko, mbitekereza bageze mu gihugu cy'isezerano Imana yabasezeranyije Kanani. Irabwira ngo harimo ubwoko Abanaki, Abahivi, Abayebusi ndetse n'abandi n'Abagirugashi. Aho ngaho ibajyanye mu nzira z'Imana ndende inabageza mu isezerano, bibasaba ko babanza kurwana. Kandi bageze mu gihugu cy'isezerano mu nzira zitari zoroshye Imana yaciye. Izi nzira z'Imana mwazitubwiraho gute byibura mu ncamake? Turaza gutandukanya inzira z'Imana n'inzira Abisiraheli banyuzemo. Yego. Ziriya zari inzira Abisiraheli banyuzemo ngo bajye i Kanani. Yego. Hakaba n'inzira, icyo twita inzira, kugira ngo tumenye inzira ni uko tureba aho umuntu ava n'aho ajya. Yego. La majorite, ikintu kitugora mu mitekerereze y'umuhamagaro iyi nzira ya Gikristo ni uko akenshi tugira intumbero y'aho tujya tutazi neza ko uduhamagaye ari hatujyana. Yego. Nituza kuvuga inzira z'Imana, iherezo ryazo nihe? Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, ariko burya ni naho itangirira. Kuko ikintu cyose gitangira aho kirangirira. Yego. Ibyo murabyemera se ko gitangira aho kirangirira? Gitangirira aho kirangirira. Ikintu cyose aho gitangirira. Yego, naho kirangirira. Niko bigenda. N'umubare ni kugenda. Yego. Duhera hepfo kuri base twagera hejuru tukazahanuka ukagaruka. Barakoze bashyiraho agasongero. Yego. None rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubundi mbere yo kumenya inzira turi kuyibwira nde? Umuntu wumva inzira agomba kuba ari umugenzi. Noneho umuntu ugenda agomba kuba afite ahava n'ahajya. Yego. Umugenzi agomba kuba yujuje icyo kintu. Agomba kuba afite ahava n'ahajya. Yego. Noneho rero urugendo rujya mu ijuru rudusaba kugira ibyo dusiga. Yego. Ngo twemerwe. Abantu benshi rero bajya mu uru rugendo. Yego. Barwikoreranamo imitwaro yabo. Mujya mureba abamizirima, abasilamukazi. Yego. Ukuntu bambara bakifunga. Yego. None se mwagize ngo uriya ni umuco w'idini Isilamu? Niko twibwira. Oya, ntabwo ari umuco w'idini Isilamu. Ni imyambarire y'Abarabu. Kubera iki? Iriya myambarire yaturutse ku bacuruzi bakoraga ingendo ndende n'amaguru kandi bambara imikufi n'amaherena. Yego. Noneho nibagenda babyambaye, abanyazi bo mu nzira barabambura by'agaciro bafite. By'agaciro batangiye babihisha. Biza kuba sheria ngo yo kurinda, sinshaka kubivuga nk'uko idini ribivuga ko si cyo ngiye kugira, biza kuba nk'itegeko. Umumizirimakazi yubahiriza. Mbivugiye iki? Hari aho tunyura n'ibyo tuhanyuranye tugakreye intambara. Kuko niba utwaye uzarebe. Yego. N'umuntu utarya imineke, uzarebe utwaye agatoki k'imineke ukanyura ahantu ku isantre ku gasenta, uzarebe la majori 99% abaturage bari aho baraguhindukirira bakakureba. Bivuze iki rero? Ntabwo ari uko ari wowe ukenewe, ahubwo icyo utambukanye gihindukiza abantu bari aho. Hari imitwaro muri uru rugendo rujya mu ijuru tujya tuzana tukareshya amarangamutima y'abajura. No hari imitwaro tugendana, hari ibyo twebwe tuzi nk'ibyangombwa by'urugendo biduteza abantu bari muri iyi nzira. Noneho bigatuma hari umuntu ukunyaga bitari ngombwa, siko yari asanzwe, kamere yikuriye aho, ugasanga turi kugenda dustragoringa bitewe n'ibyo twagendanye. Mu by'ukuri hari umuntu udateye nabi, ariko yahura na kamere yawe ngo uri kujya mu ijuru bikamera nk'inkuba siri kwikaba. Twebwe tukavuga ati uru rugendo rujya mu ijuru ruragoye, ariko se twebwe tujyayo turoroshye?
ku buryo turi abagenzi boroshye. twebwe turoroshye ku buryo urugendo rugoranye tworoshye. Yego. niki gituma se indege ishyika kare, ishyika mbere pare raporo n'imodokari? Nuko nta mbutiyaje. nta makuru ufite. indege zigira mbutiyaje ishobora no gutuma urugendo ruhagarara bakagwa mu kindi gihugu. ntabwo ari mbutiyaje z'urujya n'uruza. Yego. imihindagurikire n'imiterere y'ikirere na kapane gatoya k'indege reka Yego. gatuma bayimanura. icyo nshaka kuvuga ni iki: indege igendera mu kirere, imodokari ikanyura ku butaka. Yego. ku butaka harimo amakorosi menshi. indege nayo irayigira burya nubwo idakata cyane. Yego. ariko ntabwo isi iri straight ku buryo indege iri buve hano ihita igenda gutya. ntabwo bishoboka. iyo myumvire yo murayumva. Yego. imiyaga mu kirere, burya umuyaga wo mu kirere ntaho uhuriye n'uwo ku butaka. ni nayo mpamvu indege ikoze mu buryo bwa aerodynamique. noneho icyo nshaka kuvuga ni iki: indege iraremera igatwara benshi. Yego. yo itwarwa n'iki? ako niko nashakaga kuvuga konyine. indege itwarwa n'umuyaga. burya mbere yo guhaguruka igenda bisanzwe nk'uko imodokari igenda. Yego. yagira ngo ijye mu kirere, hari imyuka ifungura kugira ngo umwuka uterurwe n'undi. ikagenda. none se indege ntituvuga ko igira amababa? Yego. ndege ni nini mu ruga ya Kiswahili? njo inyoni. Yego. hanyuma mu kigande inyoni ni indege n'ubundi. sinzi impamvu babivuze gutyo. iyo bavuze ndege baba bavuze inyoni mu Giswahili. Yego. bavuga inyoni mu kigande bakaba bavuze indege. ire mvyo ni igifaransa, abakongomani baragikoresha. noneho bakavuga na jeti ni indege nyine n'ubundi. Yego. jeti burya niho haturutse ririya zina ngo ni jetiri, kuko yagiraga umuvuduko wirukanka bamwitirira indege. Yego. ntabwo ari ryo zina rye bwite. ubwo ko ntikanyuzeho nako turakamenya. hanyuma indege iterurwa n'umwuka. Yego. n'abizera natwe ni umwuka, ariko indege yo yoroha kuruta abizera burya. abizera baragorana. mwana wanjye ndaguhamagaye, ndi Uwiteka Imana yawe, nkorera nzaguha umugisha. ugahita utangira: nyemerera mwami wanjye, nyemerera nkubaze, iherezo ry'urugendo nzaribona mwiki. atangiye iherezo n'urugendo atararutangira. warangiza: ndaguhamagaye, jya mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ahise ahindukira atabajije Imana ngo ndanyura he, ndazamuka cyangwa ndamanuka. ariko twebwe uyu munsi tuvuze abana baryikize, ikote ryava hese, inkweto se, ugahita utangira kuvuga n'urugendo rujya mu ijuru. Imana irampamagaye. aho hantu ariko harimo ikintu kiremerana se, kandi aho ngaho hakagarukamo harimo akantu ko kutumvira Imana no kutayigirira icyizere. icyo rero mbere y'uko rwa rugendo rutugora, twe turoroshye. nta kunashakaga rero. twe turoroshye, kandi urugendo rwose rusaba ikiremwa cy'inaha kuva inaha. rugisaba koroha kigaterurwa n'umwuka. haba icyogajuru. rega n'indege burya iri muri sekita y'ibyogajuru. nayo ni icyogajuru. nayo yoga ijuru nyine. tubwire ko kuzamukaho bigusaba koroha ukava inaha. kandi noneho kugira ngo mubyemere, satelite burya ziyobora indege, ziha indege amakuru, ntizibaho indege ibivuye. ziba mu kirere kiri inyuma y'indege. hari akantu numvishemo. nyine bidusaba koroha. niba Imana ivuze bidusaba koroha. urugero reka ntange kuri Aniseti. Imana ivuze ngo haguruka ugende, diregite n'ugenda, kandi koko ufite abana bategereje papa, madamu ari we barebaho, ugahita uhaguruka diregite ukagenda kuko Imana ibivuze, ukamera nk'aho wirengagije ibyo byose bikureba. ntabwo uzaba ubaye nk'umuntu wikunze. ibyo muri misiyoloji rero ni isomo. kugendana na Kristo. iryo ni isomo ryiza nkunda, ndarikunda iyo ndi kuryigisha. iyo tugeze kugendana na Kristo harimo icyiciro bita kwemera umuhamagaro. Yego. mbese ubundi Marise, tuganire. Imana iba iwawe irahaba? oya.
njye numva imana yanjye nyine ariko njye niko nizera numva ko njyewe iyo ngiye imana ntabwo nyisiga mu rugo ahubwo imana yanjye turahagurukana tukajyana. Nushaka we ntuzagende niba imana itagusigarira ku rugo uzahagume. Cyangwa mbivuze nabi? Oya, ntabwo bivuze nabi ahubwo bifata nabi kuko uvuze ibikubamo buriya se. None se niko wowe wizera? Wenda jene uburyo bivuze afatiye ku byo mvuze. Indi jene Marise, hari ubundi first of all mbere yo kuba umubwirizabutumwa, mbere yo kuba umuhanuzi, mbere yo gutumwa n'Imana, ugomba kubanza kuviva ubuzima bwawe n'Imana. Imana intumye mbana nayo. Se niba Imana mbana nayo ishobora kuba mu cyuho aho ntari, aho okay, niba aho uri hari aho utariho yahaba, kwizera kwawe kuguhamiriza ko wajya mu by'Imana, Imana ikareka ibyawe. Tuganire gatoya, ibyo ni ibintu bitangirira kure. Kuko mu mibereho ya Kristo hari icyo Yesu yagiraga icyo bitaga kuramira n'uwaguye, kurifutinga up, sibyo? Bibiliya ivuga ikiravuga ngo n'urubingo rusadutse ntazaruhungabanya, n'umwotsi ucumba ntazawuzimya, azakareka kihembera hari kakwaka. Urubingo rusadutse naruhungabanya ntiruzacibuka, kandi iyo rusadutse hari igihe rushibukira harya mu ngingo yarwo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubundi uburyo tubanyemo n'Imana idufasha habaye iki? Imana igaragara byagenze bite? Abantu benshi ntabwo bajya bamenya guharira Imana imirimo yayo. Ari naho ruzingiye. Iyo uri mu cyiciro cy'umugabo utunze urugo, birakugora no kubaha urugo. Ariko iyo uri mu cyiciro cy'umugabo wubaha Imana, ibaha imibereho mu rugo, n'igihe udahari Imana irahari. Ahubwo se nyakantu aho nibajije ni nkanjye, ariko ubundi Imana abana bawe, abana banjye kuba mbafite si inyungu zayo nk'umukirano? Ni inyungu zayo, bikaba n'inshingano za papa. Ariho hagora abantu. None se wagize ngo abantu benshi bamenye uburyohe bwo gukorera Kristo banagenda Imana itabahamagaye? Abantu benshi mumenye uburyohe buri mu ivugabutumwa, noneho buri muri misiyoloji, we data we, ukamenya ubwo buryohe burimo. Marise, uzi ko la majorite umuntu wahamagawe n'Imana, iyo uri mu rugo iwawe, Imana ibimeze nk'aho iri muri konje. Ariko iyo uteye intambwe ukagenda, nshuti yanjye, Imana iravuga ngo ni njye, ari mu byanjye, nanjye reka mbe mpari. Kubera iki? Hari abagabo dukwiriye kubaho, mu Kinyarwanda nyine kirumvikana nk'aho gipfuye mu bitekerezo, ariko ndakigorora ntacyo. Hari abagabo mu nshingano dukwiriye kubaho nk'aho tutari abagabo, ahubwo tukabaho nk'abayoborwa mu ngo zacu tuyobowe n'Imana. Reka tumenyeshe icyo dukwiye gukora. Uretse no kukitumenyesha, uretse gatoya, ubundi tujya dukunda kuvuga ngo Imana ni umugabo ukomeye. Ibi mu bitandukanye mwa bagabo mwe, ntabwo Imana ari umugabo hagati y'abagabo. Abagabo imbere y'Imana ni abana. Nimwumva mukavuga ngo Imana ni umugabo, wowe ujye uhita uhindura uvuge ngo nanjye ndi umwana wayo. Ntuzigere wikompara nayo ngo uvuge ngo ndi umugabo nayo ni umugabo. Never. Uri umwana uri kure y'umwana, hirya y'ubwana, munsi y'umwana, imbere y'Imana. Nitwifata nk'abana b'Imana rero, sibyo? Umugore ukamufata nk'umwana w'Imana, umwana ukamufata nk'umwana w'Imana, umugabo papa w'aba bana ukamufata nk'umwana w'Imana, Imana ikaba data. Amen. Ihagaze uhari, utanahari irahari. Noneho hari n'igihe iguha ihumure ry'urugendo, ukagenda udahagaritse umutima.
none se mwari muzi ko mu muhamagaro wa Aburahamu Mm. na Tera yamukurikiye? burya se Tera yaguye ahitwa i Harani, yakurikiye umuhungu we, yakurikiye Aburahamu agwa i Harani. harya ubwo ugukurikira umuhungu we ubwo nawe ubwo ntiyemeye Imana ihamagaye Aburahamu? Exactly. Niki cyatumye se Aburahamu Imana imubwira ngo, yaramubwiye ngo va mu gihugu cya so. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukureka ubutaka Yego. gakondo, Mm. va mu nzu ya so, Mm. n'ibirimo, sibyo? Yego. Noneho usiga inzu ya so. Gusiga inzu ya so ni uguhindura ubwoko. Yego. Ntabwo ukiri umukarudaya, Mm. ntukiri umuhutu, umututsi n'umutwa. Yego. Hindura, Mm. siga inzu ya so. Yego. Ni iki gitumye Imana ihamagaye Aburahamu ityo? Ni ukugira ngo imugire ishyanga rizakomokwaho n'irindi shyanga, Amen. atabariwe mu bwoko bw'abakarudaya. Abakarudaya bari abarozi. Mm. Mwebwe mujya mugira ngo Aburahamu atanze ubuhamya bwe bwangana na bamwe bavuga ngo mama yararogaga, ngo ntiyizeraga. Abakarudaya bari abarozi ku buryo Tera yari umubumbyi w'ibigirwamana, Yego. Aburahamu akaba umucuruzi wabyo. Mm. Yizeye Imana, yaracuruzaga ibibumbano. Yego. Noneho Imana imuhamagaye, abwira se, ise Tera amenya iyo Mana kwa sekuru Nowa ko yigeze ivugana na bikabakiza umwuzure. Yego. Tera aramubwira ngo iyo niyo yahoze ari Imana, tujyane. Ajyana Yego. na Harani, Mm. ajyana na Tera na Loti, Yego. bagwa ahitwa i Harani, nyine mu gikingi cya Harani Yego. niho Tera yaguye. Mm. None se niki cyatumye Aburahamu ataburana n'abashumba ba Loti? Mm. Umva rero umuhamagaro. Yego. We arabizi ko Imana yamubwiye ngo nzakujyana mu gihugu nzakwereka. Yego. Arabizi ko icyo arimo Imana ntiyakimweretse. Yego. Ntabwo yamubwiye ngo ni iki gihugu. Mm. Kuhatonganira ni ibintu biri aho bisanzwe. Yego. Hatonganire, nushaka uhatware hose. Njye ndi umugenzi uri kugenda. Yego. Imana ntiyambwiye ko ari aho. Yego. Biratuma yoroha kuko yakiriye umuhamagaro. Imana ishimwe. Ikintu rero kitugora ni ukutakira umuhamagaro. Mm. None se nutagenda urakora iki? Ni iki se uri bwimarira ahubwo? Uri bwimarire iki se? Mm. Nudakora icyo Imana ivuze, ubundi wari uri gukora iki? Ese ubundi aho ngaho urahamara iki? Urahamara iki? Yego. Ibaze kuba impfabusa, Yego. abantu bakakuburana ibyo bakeneye tafadari. Yego. Wagenda bakabibura udahari, nibura bakavuga ngo twabibuze kuko adahari. Yego. Ariko kandi witekereza ngo barabibura. Mm. Sibyo? Gukorera Imana, niba hari ikintu kiryoshye, ni ugukorera Imana. Amen. Gukorera Imana. Mm. Pawulo yaranditse aravuga ngo ndashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo wantekereje ko ndi uwo kwizerwa, Yego. akangabira umurimo. Mm. Gavumenti irakwizeye, iraguhamagaye, aniseti turakurokirise, vaho wari uri ku ishuri, ngwino uba umukozi w'igihugu. Mm. Ibyo bintu biroroshye guhamagarwa n'igihugu. Mm. Noneho Imana igutekereje mu magana menshi, irenze isibo, irenze umuryango, irenze umudugudu, irenze akagari, umurenge, akarere, intara, Mm. igihugu, umugabane, irenze isi. Yego. Iraguhamagaye, uri uwo kwizerwa. Mm. None nigutuma ngo sinjyayo, iyo mitekerereze ubwo nayikura hera? Gukorera Imana, Mm. Marise, akenshi dukorera Imana duhangayitse. Turi abanyamibabaro. Nubwo uyu murimo urushya, kubwawo mbona umugisha, Mana ndindira muri wo, uzasange nyiwurimo. Amen. Umwanzi Satani ashaka kundiganya, Mbe mwami Yesu mba hafi nzagereyo. Mwanzi Satani ashaka kundiganya, Mbe mwami Yesu mba hafi nzagereyo. Noneho akavuga ngo uwo munsi nzishima. uwo munsi nzishima, ubwo nzamurika uyu murimo. Imana Data izambwira, utiruka uranesheje. Amen. Numva umuntu ugabura iby'ijuru yari akwiriye kuba afite amato yombi yuzuye kabisa, ku buryo n'umuntu umubona abona ko Ntabwo ari cyo cyangombwa je, ntabwo ari cyo cyangombwa. Gukorera Imana ntibisaba ko dufite ibihagije by'inaha.
yego bisaba kuba twizeye tunanyuzwe n'ubwami dukorera. amen Gukorera Imana iyo muza gusobanukirwa n'abakozi b'Imana mwamenya aho amaturo yanyu muyatanga. amen Wamenye uburyo Imana itanga umugisha, wamenye ibiganza ukoreraho umugisha. yego Wamenye gushora imari, wamenya aho ushora. Nubona umuntu Imana yatumye agahaguruka akagenda, uzamuha ituro utitaye ku cyo arimaze. yego Ubu bibye mu murima w'Imana, uwo ari we wese, ubu umaze kwemvestisa mu murima w'Imana, uwo ari we wese, yego uwo ari we wese. Nubona abantu bakora ubutumwa gutyo akeneye ibaba, nushaka uzaba uretse kuguruka umufashe kuguruka. amen kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bugere kure, musangire amakamba bugere kure. yego Ibi ngibi tubabwira ngo nimutere inkunga, ngo ijwi ry'umukanguzi, ngo ibiganiro by'ijwi ry'umukanguzi, ugasanga umuntu afashe 500 ibiceri bya turuwasa. Hari n'abajya bohereza amafaranga 12. Nta kibazo, Imana ibaha umugisha. Ariko nubona impamvu y'ubutumwa bwiza, ujye uharanira kuyigiramo uruhare. amen Imana ishimwe. Anise, urugendo rw'umukristo turugenda mu mwuka, abanyamubiri ntibabibona ko turi mu rugendo, ariko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Izi ntambara duhura nazo nibyo koko murabisobanuye kandi turabyumvishe. Imana iguhamagaye ntihagire ikindi urenzaho, wowe uyumvire, nubwo benshi bibagora bikaba biruhije, ariko dusanze ko ikitugora muri ibyo ni uko twebwe tugiye mu mibare y'inaha. Bavandimwe, reka ibi bintu ntitubyoroshye. yego ntabwo byoroshye, ariko nabwo ntituze kubikomeza kuko Imana si umugome. yego Imana ntabwo ari umubisha. Sinzi impamvu numva mfite ikiniga muri nge. Imana ibakore mu ntekerezo bene data. Hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Imana igukangure ube maso, umenye n'icyaguhesha umugisha. yego Menye n'icyaguhesha umugisha. Marise, nge nawe dusangiye umuhamagaro, duhamagarwa dusa n'abahamagariwe rimwe, ariko uburyo nakoze sibwo wakozemo. Reka mbagayire Mariseli, yaratorosereye. Mugani wa Pawulo avuga ibya Mariko, utorosera baraza kumenya ibyo ari byo. ntacyo ntibabimenye, wowe uzi ibyo ari byo, icyo wari ukoze urakizi. yego Mariseli yari umuvugabutumwa nawe ukunda kubwiriza mu mujyi. Ntabwo yari kwikoza andi macaci, ntiyari kwikoza ibindi byumba, kugeza ubwo Mariseli yansuye i Kigali mfite ivugabutumwa ahantu, yumvishe ko atari muri ADPR, yatashye atansezeye. Yes, yagiye atansezeye, yanga kumerekeza mu rusengero. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iri vugabutumwa rirarushya. babwire ko ntakiri wa wundi ariko urabyivugiye. Iri vugabutumwa rirarushya bene data, iri vugabutumwa rirarushya. Ivugabutumwa rirushya kuruta ibigeragezo. yego Ivugabutumwa rivuna kuruta kuribwa n'inzara. Ivugabutumwa, yego twakoranye urugendo na ba Mariseli, tujya dukunda kurutangamwo ubuhamya. Tugenda urugendo rw'ibirometero 60 na bingahe na 6 n'amaguru, nambaye inkweto naguze uwo munsi, irasaza turayijugunya. Mariseli anywa amazi muri Nyungwe hagati mu ishyamba ipindura, turi kumanuka tujya Bweyeye. Anywa amazi, kuvuga biramunanira, ndamuheka. Aragenda arwara hafi icyumweru. Twatashye tuva mu ivugabutumwa bamwondora. Ivugabutumwa ryaraturuhije kugeza ubwo
umuntu twari tugiye gusengera ni umuntu wari waratewe n'abadayimoni. Imana iratubwira uti ni mumuherekeze ubwo amaze gukira mumugeze mu rugo, mwumve kwivugabutumwa, mwihangane ntimurambirwe. yego Uwo muntu uyu munsi niyo umuhamagaye arakubaza ngo harya urinde uruwahe ko ntakwibuka. ko ntakwibuka. Twasanze umuntu wari umaze imyaka 2 atwite, kubyara byaranze, arabyara, imirimo n'ibitangaza birakoreka. yego Bikorekera imbere y'abanyedini babireba. Tugiye baratubwira ngo ntabwo twabaho umwanya wo kubwiriza, ntitubazi, ngo ariko iby'Imana yabakoresheje twabibonye, Imana yakoranye namwe. Uratekereza ko twari turi mu rugo rw'umudiyakoni? Ni umudiyakoni, ni mwarimu, ni umudiyakoni. baratubwira ngo ariko iby'Imana yabakoresheje twabibonye. Batwima umwanya wo kubwiriza, baduho gusengera abantu. Twasengeye abantu icyo gihe ku itorero. Ndibuka ko twanaririmbye indirimbo 424. Umurimo utari woroshye. Mana kugukorera ni byiza, mukiza wanjye, iri turo ntuye mwami rikunezeze. akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Mana ubyutsa abantu bakoze umurimo w'ivugabutumwa bakagwa. Urengera abantu bikoreye imvune z'uyu murimo bakagwa. Mana biragatsindwa kuvunwa n'ivugabutumwa, umuntu akagwa akazarimbuka. Mana dutabarire barya twahamagariranwe, ubatabare, Imana ibarengere. Amen. Je nambaye inkweto irahengama, natiye inkweto bayinyamburira mu masengesho. Natiye umwenda, nambaye umwenda, nigeze njya kubwiriza i Butare natiriye umwana inkweto, turajyana ni Butare ni ku Gikongoro hagati aho ngaho, ndabyina araza aranyongorera arambwira ati inkweto yanjye ntuyituritse. Kandi ukaba uri oburije kubwiriza ubutumwa bw'Imana udashyizemo ibikomere byawe. Yego. Udashyizemo ibikomere, none igitangaje ukabihumure ryaburusha ibibazo. Amen. Ukabihumure ry'abantu urusha ibibazo. Kugeza ubwo n'uyu munsi imirimo, ubutumwa bwiza Aniseti ndabukora uyu munsi, umutima wanjye uranyuzwe, ndatuje, simfite ingorane n'amakuba bingana n'ibya cya gihe, nubwo still nawe iri gustruggling. Ndastruggling pe no kuba kwijwi ry'umukanguzi. Ni intambara zikomeye, naho ntibyoroshye, intambara zikomeye ziteye ubwoba. Murabyibuka mwebwe, murabizi, baduhagarika ngo ntitwongere kubwiriza amateraniro y'iminsi 7 tukayakansoringa n'ibiki. Ni intambara ziteye ubwoba. Kubwiriza ukabwiriza ubizi neza kuri buhasiga agahanga, ariko ukakora umurimo w'umwami Imana. Yesu we, icyo nshaka kuvuga ngasoza nkava aho ngaho, icyo nshaka gusoza, bene data, nubona umuntu mwivugabutumwa utabibona gutyo, hari igihe nge mfata umwanya nkazenguruka mu babwirizabutumwa nzi, abavugabutumwa b'inshuti zanjye barabizi, nkaguha ituro. Ngafata ituro nkariguha, mba nzi icyo ndi gukora. Je mba nzi icyo ndi gukora gikomeye. Njyewe najyaga njyana n'abantu mwivugabutumwa, bakaduha agatike bimwe batanga bya tike, nkabiha agaciro ko n'undi mwene data utabwirije nawe akeneye, tukayigabana. Nzi imvune zazo. Nigeze ngenda urugendo rw'amasaha 6, imvura inyagira gatatu ikanyagira nkumuka, igasubizamo 2 nkumuka, ku nshuro ya 3 nicara ku muhanda. Imodoka ya Menadefu niyo yanyuzeho, umuntu umwe ndebye arambwira turi kujya ingiye i Kigali, kuri hano se uzagera i Kigali bigenze bite? Ndamwana ntegereje gukora ko Imana, mvuye mu giterane, naryamye kuri Bibiliya. Icyamukoze ku mutima n'uburyo yabonye nari intose, ariko Bibiliya itatose. Aravuga ngo waryamye ku ijambo ry'Imana, ngo ko Bibiliya yangirika. Njya mu modokari, banyambika imyenda, ngenda nambaye, ndaza tugenda tuganira. Ivugabutumwa twararikoze dusuzugurwa. Nababwiye aho nagiye mu giterane nicara ku ntebe natumiwe, ari nge mwigisha mukuru,
makuru, umushumba akajya nsunika kugeza ubwo ndahaguruka njya guhagarara umudiyakoni abibonye nzanira intebe, twari twicaye kuri ya ntebe yarambure, aho twagiye tujya nahagera umuntu akambwira ngo ngwino nkubwire, akansohokana akambwira tuba ufite icyo kubwira aba bantu koko tutabeshye. Nigeze njya kwigisha i Kamembe ku mudugudu umwe w'i Kamembe, umwarimu w'umukene araza arandeba arambwira ati se mu rugo bitese ni sawa, ubuse wasize ikintu, ufite icyo ugaburira umugore koko tutabeshye? ngira ngo hari n'icyo agiye kumpa kandi aba ari kukwereka ko nyine uri umukene w'Imana yamutabaye. Ntabwo uzi uwambwiye uti amaguru yawe aba ageze hano nkurikije igihe wahereye ugenda yaba yashiraga. Aho ugera bakakubwira ngo ngwino usinye ngo tuguhe tike, gusinya bayidawe kugira ngo bagutegere, kandi abo bantu bari kugutegera usubirayo witegeye uza, bagashyiraho kondisiyo bayidawe. Bajya gusenga mugiye kwiyakira bakavuga ngo ibi biryo ngo ntabwo ari impfabusa, ngo ibi biryo ngo biribwa ngo umuntu w'umugabo mugenzi we akajya gutongera isahani, akajya gutongera isahani. Ariko nubwo uyu murimo urushya, kubwaho mbona umugisha, Mana ndindira muri wo, uzasange nyiwurimo. Noneho naho wahamagariwe, abo mwahamagaranwe bagufata nk'umunyamitwe. Reka nkubwireje, Marcel yari afite amafaranga, mwana wa mama yari afite shayirirwa agenda kuri moto, yigeze angurira n'agashati, uretse ko yantije agakoti niba nakibuka, n'ifoto yako ndacyayigira. Imana ni nziza. Yari afite roko defense bagendana, afite moto ngo iki umuhamagara utera abantu kukwibagirwa. Marcel se yanyibutse ryari, ariko urasetse ariko nivuga ubutumwa bwa Kristo, nuvuga ngo mfite amaboko atarayimana ntayo uba ufite inshuti yanjye. Urumva nageze hano hepfo ntabwo mwamumenya, njya gusengera ahantu bitaga kwa Placide mu nyenyeri y'ububyutse, mpahurira n'umukirisitu witwaga Mama Biju, amigishata umugabo we ni munini n'ubu ntiturangana. Urumva, ariko uwo mugore Imana imuha umugisha gatoya wahaye umuntu uri mu mubabaro, ubu muremeye ihumure ry'igihe kinini. Muke mwiga gukorera umugisha mw'abakirisitu mwe, mw'abakizwa mwe. Yampaye amashati, Imana impuza n'umutayeri mwiza adodera Kimironko mu isoko, ampa amashati meza. Uribuka udushati twa karokaro nigeze manukana, twari turimo uburura, kandi kamwe waranagatwaye karakubereye, uravuga utaka ndakajyana. Huye ntabwo yavuyemo twinshi, narazigabanyishije zivamo imyenda imeze neza. Mpura n'umukobwa witwa Ruwiza, mpishuka yo kwiyorosa n'amasafuriya n'ibiki, nkajya ndyama. Marcel yansanze ndyama ahantu nari. Ubutumwa bwa Kristo, bene data nshuti z'umusaraba. Umubyeyi witwaga Mama Bebeto twasenganaga mu itorero ryitwaga Holy Church, ryari riyobowe na Benjamin, ryabaga hano munsi y'Abadivantiste Kibagabaga. Yampaye akamatera ko muri Beriso, najyaga naragasumbaga nyine, ibyo birumvikana, nkaryamisha umutwe n'indi birenge nkabirambiriza hariya. Imana igira neza. Ariko nkabwiriza, nkakora umurimo w'umwami. Muzi abashumba bari muri uyu mujyi wa Kigali nabwirije bataranahinduka, barahinduka, turababatiza, baramenyera, barabwiriza, baba abapasitori. Muzi abashumba nigishije teoloji, uyu munsi ni abashumba. Umurimo utoroshye mwakoze. Iri vugabutumwa, aho ujya mu giterane bakagukubita. Ngira ndi kubwiriza ndi hano Nyagatovu kwa Muhira, abantu bari bahari barabyibuka. Umuntu umubwiye gusa, ntabwo sinari mubwiye icyo Imana imbwiye. Yitabye telefone turi kubwiriza, amera atyo aravuga, ndangije namwana nyakubahwa mushumba, iyo mujye hanze kugira ngo tutabarogoya ko turi kubavugiramo. Ubwo sinari mvuze mu kinyabupfura koko, ko muri kuvugira kuri telefone nanjye mvuga, mwagiye hanze ntabarogoye ko ndi kubavugiramo. Teraniro risoje arambwira ngo ngwino nguhugure, kandi imbere y'Imana izaca amateka, uwo mupasitori ninjye wamuvunnye.
ninjye wamubwirije, mbabwije ukuri. Yego. Ikintu kimbabaza uyu munsi, abantu bamuzi Mushumba Papa Willy Edouard aramuzi, niyo mpamvu ndi kubavuga amazina, aramuzi. Uyu munsi uwo mushumba aranguza inzoga, afite depo y'inzoga, yaraguye ntakiri umupasitori. Uwo nyine wagiye. Yego. Twarasenganaga, twararanye mu buvumo. Edouard, uriya Mushumba Edouard ni umukirisitu kuva mbere. Uyu mugabo yari umukirisitu wihanganira imibabaro. Mana niguhe wibereho papa. Yihanganiraga imibabaro kandi akubaha buri muntu wese. Icyo gihe twari kumwe. Umugabo arambwira ngo ngwino nguhugure, ngira ngo agiye kumpa impuguro za gishumba, nca bugufi kandi ari njye wamubwirije. Nca bugufi ndavuga nti reka ngutege amatwi nyakwaha umushumba. Umugabo yandashe ingumi. Yandashe imbwa y'ingumi, uretse ko itamfashe yandashe ingumi, mfata ukuboko ndamubwira ntumva nshuti yanjye. Abakirisitu batashye, ndamubwira nti ibi ngibi uri kunjyana muri domene yanjye. Ndamubwira nti guca bugufi ntabwo ari ibisanzwe, ndamubwira nti byazanwe na Kristo, ariko urugomo ndarusanganwa. Ndamubwira nti Yesu yarusinzirije, ihangane utarukangura. Ndamubwira nti wikangura icyo Imana yasinzirije. Namwe nihangana udakangura icyo Imana yasinzirije, ntagukubita zikakubura. Yari umusiporutifu kuko yakoreshaga gym muri stade, uwo mupasitori. Yumva rero kuko ari nuze wo muri gym ari buze kugakora, ndamubwira nti byihorera utaza gukira igiti ntari. Nuko turi kumwe n'umukoca hano, tubwiye uko byitwa, simbisubiramo ntabivuga nabi. Shuti ya uru rugendo rw'ivugabutumwa, Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu mujya mubona umuntu amvuga sindakare, ngo twabonye n'iseta ari kunywa inzoga, sha ntayo nzasimbuza umurimo w'umwami ariko nanayinyweye. Ntawe naba ndi kwiyereka no kutayinywa, ntawe nihisha. Nzi uburenganzira bwanjye muri Kristo. Hari n'uwo numvishe ejo bundi amamagara yababaye ngo umushungo mbonye ngo umuntu ukuvuze. Ndamubwira nti yari ari kumvuga nti byatuma abona views, nguza abantu bamurebye ukuntu bangana. Nihangana ubwo yamvuza akinjiza. Iyo imvune zo muri urugendo zubu ni icyo abantu bankorera nkavuneka nk'icyo gihe. Sindondogoyera ntacyo bitwaye. Noneho se ningera mu ngendo zo hanze y'igihugu, kujya kubwiriza urugo ku rundi ku muntu mudahuje, bikaba ngombwa kujyana umuba wa Bibiliya uri bubahe. Bikaba ngombwa ko hari aho tugera tukabatiza abantu mwabatije, yarayabatijwe, ukajya kumureba ukasanga yasinze. Wamubatije kuko yizeye, ariko hari imbaraga yari ataragira, ukamurera kugeza ubwo nawe abaye umuyobozi uyobora abandi. Uru rugendo, mbega urugendo ruvunanye. Noneho tugeze mu gihe ivugabutumwa nta mafaranga, ahubwo twe turekura ayo dufite. Noneho ubutumwa bwo gutanga bugira imbaraga, ariko bukavuna nyiri kubukora. Nyine namwe nimureba ubutumwa tugezemo. Uyu munsi abana ntibari kujya ku ishuri. Mariseli niwe ubishinzwe. Twishyura miliyoni zingahe? Ni nyinshi wangu. 3,700 na zitari ku ruhande rw'abana ba Mariseli, zitari ku ruhande rw'abana ba Niseti. Ariko uvuze ngo ni mu ntera inkunga, urindeze. Noneho se niba dushobora gusohora amafaranga angana atyo mu buryo bw'imitekerereze, ibyo bintu birapfuye. Harimo igishoro cy'abagore. Umugore wa Mariseli akora iki? Ntacyo. Uwa Niseti akora iki? Uwa Jene Kwizera se akora iki? Ntacyo. Ibyo ni ibishoro nshuti zanjye. None se wikoreye Bibiliya 300 ziha agaciro? Ni amafaranga menshi. None se 10 zonyine z'ubusobanuro dushyira abo ngabo baba bagomba gusoma Bibiliya ngo babone uburyo bazayobora abandi, 10 zonyine ni 600 z'ubusobanuro. Z'ubusobanuro zonyine ni 600. Ni harimo si igitando abagore bagenda bakicaraho mu isoko bagakora. Kwitanga. Ibyo se ntihari abandi dufatikanyije kimwe kubyumva nk'ahari ubujiji. Ariko abumva ko atari ubujiji, shehe ajya kugura Bibiliya 300, ari shehe akajya kugura Bibiliya 300, atari Quran aguze, atari Quran ari kugura, nta nubwo ari amahadisi by the way.
ubwo uribwira uyu murimo w'ivugabutumwa umuntu akozwe ku maso. None se njyewe mfite abantu nagiye mfasha, umuntu akagusaba ashonje agahita aca inyuma akavuga ati do mujya muvuga ngo abapasiteri ntibasambana, dore amafaranga mpaye yo kumponga. Amaze kugusaba s'il-vous-plaît, urumva hahandi ufasha umuntu, wafasha umuntu ashonje, ejo yakenera n'icupa akakubwira ati pasiteri ngurira icupa. None se ko asanzwe azi kumufasha, mufashe n'icupa. None se uzi ko ukora umurimo w'ivugabutumwa uwufashije akumva uri kwaya, akumva uri kwaya, ugasiga ufashije umuntu akakubwira abantu kwiyemera bari kugira ngo batwereke ko hari ibyo bafite, kandi umenya inzara ye y'ijoro nshuti, kandi wowe uzi icyo ukoze. noneho bikaba ngombwa ko uwo murimo ukomeza ukawukora, kandi mu rukundo ukomeza ukawukora. Ku kibi ni icyiza, mu rukundo. Ariko ziko musetsa, dufite imirimo ibiri, duhinga inaha no mu bugingo. Uwinaha bashobora kuwonona, ariko ubugingo utawuhagazeho niwe wawonesha. Yego, ugomba kubirinda kugira ngo ivugabutumwa ritajyaho umugayo. Amen. Umuntu akagutuka atakurusha imbaraga, ntiyanize nk'uko wize, nta kintu akurusha, si ibifatika, si igihagararo, si imbaraga, si icyubahiro, si amafaranga, si ishuri, ari nothing. Akagutuka ukihangana. Kugira ngo ubutumwa butangirika, kuko ntabwo dushinzwe kurya imbuto abandi beza, dushinzwe kwera imbuto abandi barya. Yego. Reka ngakore ninshaka mpite nsoza gato katari ngombwa. Reka gafunguka ko nshaka kubereka. Naje ne kwizera ibyo ntabizi. Wakamera iyi ntuze neza ikagaragara kuri dashboard y'amafaranga YouTube iduhemba. Uzi ko nurebe ibiganiro dukora by'amateraniro ya live, nta na kimwe kijya gihemba amayero arenze 2. Noneho rero nta na kimwe kidatwara internet irenze ayo mayero. Hari iteraniro burya riba ryanaduhenze. Iteraniro ritwara iyo internet. Shiraho kamera, shiraho amabuye, shiraho jene kwizera wateza akaza, shiraho essence yakoresheje, shiraho umwanya wawe nawe. Njyewe reka mundeke, njye ni mundeke, njye mundeke. Kandi noneho uri umuntu ufite inshingano. Yego. Z'urugo, ugomba kuva hano ukarya, umwana akiga, inzu ikishyurwa. Turi mu ivugabutumwa s'il-vous-plaît, ku buryo n'umuntu ugukurikirana kuri YouTube aba azi ko ari kuguha amafaranga. Yego. Ukajya kubona ukabona umaze iminsi wabuze uko uratekereza je ko twakoze amateraniro urubuga rwa groupe ya WhatsApp, tubura amamega ya internet, umunsi umwe turasiba ari na WhatsApp. Urumva iryo vugabutumwa bikagusaba kugaruka ku mwivugabutumwa, ukongera ukabwiriza umurimo wa Kristo. Amen. Ukongera none se uko twe dutera abana bacu, abana batishoboye inkunga, abacu bayiterwa nande? Iri vugabutumwa bera b'Imana. Noneho umuntu akaguhamagara nk'aho uri umukozi wa leta washyizweho, ugomba guhita umwita, bakaguhamagara akakubwira mwishyize hejuru turabashaka ntitubabone, unshakira he? Unshakira he? Noneho umuntu aguhamagaye ahugutse, nta nazi niba nawe uhugutse.
Imana yarabahamagaye mwishyira hejuru, twebwe se turishyira hejuru ko ariho turi, twishyize hejuru, ahubwo kubona uko uvugana natwe ni ikimenyetso cy'uko twicishije bugufi. Yego. Kuko iyo tuguma aho turi ntaho twari guhurira nawe, sibyo? Guhamagarwa ni ugushyirwa hejuru. Yego. Nituguma hejuru, hari umuntu ubimbwira nka mwana ntago njya nishyiraho ndi hejuru, narahagiye, ahubwo ncishijwe bugufi no kukumva. Yego. naho hejuru ho ndahari. Ni ukuri kw'Imana mu bijyanye n'icyubahiro. Aniseti nkoresheje icyubahiro mfite ndagifite. Yego. Ndagifite no mu by'isi ndagifite. Icyubahiro abantu bangomba ndakigira. Yego. Uranacyemerewe. Ndanacyemerewe, hari n'abo ngeraho noneho bikaba ari itegeko. Yego. Urumva? Bikaba ari itegeko ko bampa icyo cyubahiro ntagishaka. Yego. Ariko noneho kubw'umwami Imana n'ubutumwa bwa Kristo aguha kwiyoroshya ukamanuka. Umuntu akagutuka ashaka ngo umusengere. Yego. Akagutuka ashaka ngo umusengere, ukihanganira kamera akoresheje n'ibitutsi agututse, urangiza ukavuga uti mwami Yesu tukweretse mwene data. umwe gucishwa bugufi, tukweretse mwene data. Urumva umuntu ugututse niyo aba akwegereye urushyi uba waruriye. Ariko kugira ngo isengesho ryorohe n'umutima ubona imbaraga, ukavuga uti ni mwene data muri Kristo Yesu, turamusengeye kubw'imbabazi zawe. Amen. Dusoze. Reka dusoze. Ngira ngo birushijeho kumvikana kandi umugaragu w'isumba byose Imana imuhereza umugisha. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko uyu murimo urarushya kandi uravuna. Twatangiye ariyo ntego harya. Intego ntacyo, umwuka hari ukuntu abiduha, uko twebwe ntabwo tugendera ku itegeko runaka cyangwa ngo bikorwe gute, uko umwuka duhaye kubikora niko bikorwa. Rero bene data nshuti z'umusaraba, reka twese dufatane mu maboko, hatagira n'umwe muri twebwe usigara. Kandi hari ikamba yasezeranyije abayikunda. Ndakwifurije wowe mwene data uri kutwumva muri iki kiganiro uzaryambare, hanyuma Aniseti Imana iguhereze umugisha mwinshi. Amen. Reka noneho dusoze. Dusoze kandi twisegure ku bantu tugirana nabo ibibazo kuri social media. Yego. Mpamvu mbiseguyeho nuko iyo twagiranye nabo ibibazo tuba twakoze ku migenzo n'amahame y'idini ry'iwabo. Yego. Ariko iyo dukoze kuri iyo migenzo tuba turi kukumenyesha Kristo. Hatagira uwo twongeye kugirana nawe ikibazo, Kristo aduhana umugisha tutabera umuntu runaka igisitaza. Amen. Amen. Mana turagushimiye, umuhamagaro waduhamagaye ntitwicuza, twarakwitabye kandi turagukorera, tunyuzwe n'uburyo nawe udukoresha. Ibyo biduha imbaraga kandi na bene data bandi dukomerana umutima, nicyo gituma tudacogora. Turagusabye kugira ngo ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda uzaduhamagarane n'abera bose kubw'ubuntu bwawe dusenze twizeye Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.